muchachaka ngomba muchachaka ngomba oya motsene namo kubiro by'umudugudu bamuturage wemerewe gusiba cyangwa ngo akererwe kubera yuko tuba turi kumwe n'umuyobozi w'akagari inama iratangira saa 8. Abanyarugogwe mwese oye tugiye gutora mudugudu kugira ngo dusimbuze abayobozi basigaye baribyiza ibyinane kubera kubiyamamaza musimbuza iki shinga kabuno hariya shawe byarakunaniye shinga kabuno imanza nkabona winagogera imbere reka dukomeze n'abantu biyamamaza uwa mbere yiyamamaza yego Kirizayi Yesu jewe Kirizaye yamamariza kuba mudugudu simbura wari uriho mwa baturage mwese rero muteraniye aha nagira mbabwire imigabo n'imigambi yanjye. Imigabo n'imigambi yanjye nuko nimuramuka muntoye nta muturage n'umwe uzongera kurega ikirego cye avuga ngo yibwe. Yesu indangare Yesu yasize abigabye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nukuvuga ngo nta kirego cy'umugore nzongera kwakira kubera yuko iyo umugabo akubise umugore wiwe abamuhana suka bamwanze nuko abamuhana. Icyo ngiye imwe mu migabo n'imigambi yanjye. Murakoze mwa baturage ngaho ni mu mamashi ko mutama amashize Kirizayi arakoze cyane imigabo n'imigambi ye twayumvishe. Reka dukomeze n'undi mukandida wa kabiri Madame Karudi. Murakoze bwana Gitifu kumpa ijambo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko aba baturage ba Rugogwe uyu mudugudu nimuramuka muntoye nkaba mudugudu. Hari byinshi nzabagezaho ku buryo umudugudu wacu uzatera imbere mu gihugu hose. Icyambere murabizi neza ko mu mudugudu wacu tugiramo akarima k'igikoni. Ubu ngubu ndabamenyesha ko muri utwo turima tw'igikoni dufite mu mudugudu nazanye umurama wera ingurube ku buryo buri munsi hazajya hera ikibwana gihagaze muri miliyoni yose. Icyo ni icyambere. Ikindi kandi ndabamenyesha ko mwari musanzwe muzi ko inka zibyara rimwe mu mwaka. Ubu ngubu muzahabwa inka imwe itera amagi 100 ku munsi.